tubahaye ikaze mu kiganiro kuri channel ya Hirwa TV Rwanda. Tubahaye ikaze uwo munsi tubafitiye umutumirwa n'umumama wabonye Imana bamwita Mutesi Salima. Tumuhaye ikaze mu kiganiro. Ni umuntu wabonye ukuboko kw'Imana, turashaka ngo tuganirize kuko kuganira bigira icyo bifasha. Nawe uno munsi wumva utamerewe neza cyangwa se uri mu bigeragezo cyangwa se ubona ubuzima hari ibintu bigucanga, iyo ugize umuntu ugukomeza ukubwira ubuhamya afite bigutera imbaraga, bikavuga ati nanjye ndahari, hari Imana ishaka ko ngeraho. Reka tumuhe ikaze mu kiganiro, abibwira amazina ye, hanyuma adusengere kugira ngo tutange ikiganiro cyacu neza, kuko iyi channel murabizi turaganira ku bintu bijyanye nuko gutera imbere kwacu, Imana ikanadufasha kugira ngo turusheho gutyazana, kuko abakristo ho bari turi mu rugendo. Tugahe ikaze Mutesi. Yego, murakoze, Imana ibumugisha. Murakoze kumpa ikaze kuri channel Hirwa TV Rwanda. Imana ibumugisha. Nitwa rero Mutesi Salima, mama ufite abana 5, Pantekote. Mudugudu wanjye ni Kabutare mu Ruhango, paruwase ni Ruhango. Kandi umumama wabonye Imana nkuko mubivuze, murakoze. Nibyo. Kadutangirira dusenga Imana, hanyuma tuvuge ku buhamya bwacu dufite Imana yaduhaye cyangwa se aho Imana yadukuye. Murakoze. Yego. Twongeye kuza imbere yawe Data twese uri mu ijuru, Imana isumba byose, Imana y'urukundo. Twe bababyeyi tugarutse imbere ya kuvuga aho wadukuye n'ibyo wadukoreye. Ngwino ubane natwe kandi udushyigikire. Tugusabye ko udushyigikira muri uyu mwaka tugiye kumara wose, umugisha kandi uhamya tugiye gutanga Nyiringabo Imana bwadufashije bukaba butugejeje iki gihe tukibutekerezaho, twumva wadukuye naho tugejeje, ubugira bo bufasha, ubugira bo bukura abandi ho bari nkaho natwe twari turi abarushye baremerewe nko natwe twari turushye. Haleluya Kristo, nkuko twari turemerewe warangiza ukadukurayo. Warakoze n'abandi babwumva rero ubagire neza kandi Nyiringabo Imana abutegera amatwi ubaho umugisha kandi ubagire neza, ubiteho gukora Imana y'amahoro ganze kandi utegeke mu izina rye Yesu. Urakoze, amina. Amen. Urakoze cyane Salima. Ubuhamya bwawe uduhere ukiri umwana, udufashe umuntu wese kugira ngo nabwumva buzagira icyo bumugezaho. Kandi koko buriya naje gusanga iyo umuntu akuganirije ubuhamya bwe bigira icyo bigufasha, bikanaduha n'inkomezi. Tubuhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Yego, murakoze. Nibyo koko ubuhamya burahari kandi n'ukuri n'Imana irahari yatanze ubu buhamya, kuko ndahamya ntashidikanya ko ubuhamya bwanjye ari Imana atumye bubaho. Kuko iyo numvise abantu bampamagara bakambwira ati narakumvise kuri radio Umucyo, nkumva kuri radio ni ikinyamakuru iki n'iki caniye niyi, akambwira ati Imana yagukuye hariya yinsengere. Amina, haleluya. Nanjye mpitangira imbaraga zo kumva musengera, kandi amasengesho ndi umusengera nkumva agize imbaraga, nkumva arahana ari bumukure. Byukuri rero ngiye kubutangira mbabwira, ariko nkabwira abatwumva ngo mugire ishyaka ryo gusengerana. Yego. Tugiye ubuhamya ngiye kubaha nabayeho kubw'Imana, ariko n'abantu bagiye bansengera. Mama rero nababwiye ufite abana 5, nari umusilamu, ndi umugore wa 2, Yesu ankurayo. Ariko ntaragera aho ngo reka ntangire uburyo nkiri umwana mwabitsabye Imana iramugisha. Njyewe kavukire yanjye navukiye muri Kongo hano bita Masisi. Yego. Mfite data na mama tugeze mu Rwanda baritahira. Tayi 98 99 mu 2021 ndashaka. Maze gushaka nishingira ku mugabo, ntigeze mbaza Imana, ntigeze mfata nakanya ko kurambagirizwa cyase ngo ndambagize mvugane nawe. Mushaka ari umugore, yari umugabo ufite undi mugore wa mbere, basezeranye ariko batandukanye. Ariko njye nkumva ko nta mugore yari afite. Dushimara kubyarana rero kubana mu gihe gitoya, nza kumaza ariko wari ufite umugore aranyemerera, ambwira ko yaramufite ariko ko azaka divorce tukasezerana. Divorce umugabo arayishaka ntacyo mushinja, arayishaka divorce iranga, n'amagingo ntirakunda. Hanyuma ariko tubyara. Igihe kigeze Imana ikagira intuma, ariko kambabwire inshuti z'umusaraba barakore bagira Imana ivuga. Bagira Imana ivuga, cyangwa se umuntu wese usenga Imana ivuga, cyangwa se itorero niri rifite Imana ifitemo umwuka wera. Umwuka wera araza akaba umuntu, Imana iri muri we, akavuga, amara kuvuga akavuga ati nje ndi Uwiteka kora ukuntu. Niba iki gihe maze kwishingira, hari umama w'Igisenyi witwa Mabuyoya yaraje arampanura, arambwira ati sha nubwo ugiye ntabwo hari uzamara igihe kinini, Imana we yagutinzeyo cyangwa se guhomba izaguhombya. Atura umukozi w'Imana, ari umupantekote, ntabwo uro gushingirwa umugore wa 2, nturo kugenda udusize n'ibibaho.
nkumva ko nyine avuge okay nkabyumva ariko nkumva ko bitakunda narashatse byararangiye hanyuma ari igihe kigeze mbana n'umugabo turabyara umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu ndacuruza Gisenyi nacuruzaga ibitenge tuza kwimuka tujya mu Ruhango mpageze namfite kantine mfite incuruza ibintu by'imyaka ngemurira ibigo urumva ko imigisha yaraje hari igihe umunyarwanda ajya aciye umugani ngo ujya kugwira biragenda ibintu biraza tuva mu nzu y'ubukode turubaka tubaho neza nta kibazo ngira inka turakama nta guciye mu ijambo twari twavuze ngo turahera ukiri umwana ukatubwira ati mu buto bwawe mu bukumi bwawe noneho ukagera mu gushaka ubu wari uri mu gushaka wadufasha ugasubira inyuma gatoya kugira ngo utubwire kuko nanjye ubuhamya bwawe narabwumvise mva ngo ukiri umwana wigeze gupfaho urazuka ni ibintu by'ibitangaza cyane rwose ntabwo umuntu abyumva ukuntu umuntu yapfa akongera akazuka wadufasha ugahera mu buto bwawe kugira ngo n'umuntu yumve koko uko kugira neza kw'Imana kuba umuntu Imana yamushatse aho imukura guhera ari umwana nyine impamvu ningeze aho ngo gatono ko nari mvuze uburyo iwacu bapfuye tugeze mu Rwanda ariko tukiri hanze muri Kongo nyiri umwana mfite imyaka 9 navuye ku ishuri mvuye ku ishuri ngeze byagize mu masaha 4 mbwira mwarimu ndumva ndwaye umutwe amagabo cyanda atangeze mu rugo mpita ndyama iwacu bamubwira ngo amata birananira ikintu cyose bambwiye ngo ni inkore kirananira mpita njya mu buriri ndaryama ndapfa byibuka saa 9 nazutse abantu bahagaze bavuga ngo ese ubundi banyita akazina kitwa Toyota reka nkavuga ko si kabi karankujije ati Toyota yapfuye none bigeze aho nkanguka mbona bari banacukuye cyenda umuntu ubonye imva yanjye rimwe kabiri munsi y'urugo no ku hano twari dufite igikuyu hari urutoki ubwo bwa mbere bagiye kunshyira hari ushyingura hari urutoki ku buryo bakuru banjye bajyaga bavuga ngo tujye guca igitoki ngo handi ngo ahantu hari insina nyine ku mutwe wa Toyota twe tugiye kumushyingura banseka nyine babisetsa gutyo bitangaza hanyuma ubwa kabiri nza kugira imyaka 12 nabwo mva ku ishuri ubwo nari ntaravujya ku ishuri ubwo ngiye kujyayo ndaryama mu gitondo ngiye kubyuka birananira mbwira iwacu ariko mama wampaye ibiryo hari hakiri kare mama arambwira ati nta biryo rirahira abakera biziko birahiraga ababyeyi yirahira kuri nyina atego umwana wa kanaka ati ibiryo by'iki gihe tubyo gufata amatungo yari kivuguto kirari inshyushyira hari ariko nturye ibiryo by'iki gihe mpita nisubira mu rundi ryamira mpita mpfa mbabwira ngo nabwo naragiye maze gupfa papa ati none umwana wanjye yapfuye byarangiye atangiye no kugirana mama n'ibibazo kandi batarigiraga babigirana ati umwana wanjye yapfuye kwatsa ibiryo urabimwima mama ati nanjye nabimwimye nkabizi nisinzire nibereye aho hantu ndagira mbabwire rero aho hantu narindi iyo mpibutse banumva nasubirayo Imana izambara njya gupfa nzagende nk'icyo gihe kuko byari byiza nagiyeho noneho maze gukuraho gakeya kumva imyaka 12 ni myinshi yego naragiye ariko njya mbitekerezaho ashobora kuba mu kirere ariyo bariyeri nagiye kumva numva ntaraje arambwira ngo tugende ndabazi tugende tugiye numva turagiye mucyura urashe turazamuka numva tugeza navuze ngo stop nkajya numva mbwira ngo bare ntiyenda bararimwe stopa nkahita tubona twibiritse inyuma tukongera tukazamuka ndabarangiza kuri 5 tugeze ahantu reka mbabwire burya umuntu uzajya kuba umuntu w'Imana Imana ifite ahantu imucisha imutangira nasomye ijambo rirambwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko wakubyaye ngo ushyira ku muhanuzi uhanura amahanga ndangije avana ko Imana tumenye kera turangije ubwo bwa mbere bwa kabiri gatatu bwa kane bwa gatanu tukigera bwa gatanu ngera mu ishyamba ryiza cyane rimwe abantu baririmba amakorasi 2 ariko imwe narayibagiwe imwe yaravugaga ngo wemera ngutambe mubiri wemera ngutambe ningera mu ijuru nzaririmba nanesheje noneho numva abandi bana hirya bari kwiririmbayo numva indirimbo nyinshi amajwi menshi meza aryoshye unejeje umutima tangije masanga karumuna kanjye karambwira ubwo numva nari nko mu nzozi karambwira ati rero ati dada ati hano hantu ntabwo haba abantu bakuru ati nongeye kwereka abantu bakuru babari aranjyana ahantu abantu bakuru bari wahageraga umaze ngo koga mu mazi yari ahari bisobanuye kwihana hari niko nabibonye hageze masanga abagore 2 n'umugabo umwe bategereje yuko ngo abantu hari umuntu wari kuza gufata ayo mazi yanduye nabonaga ari nka piscine ariko iforumye mu buryo bw'umuvure cyangwa se n'izingizi za Benoir noneho mbona ngo bari budahemwa amazi ariko isa niyegamiye ku isi gutya uko isi nkuko wafata iyo nzu gutya aho irangiriye ukayegekaho gutya noneho ngo bategereje marayika uri buze kugira gute kuza gukuramo amazi noneho
ngo arambwira ati abantu bose buri munsi barajya bakuramo ajyamo ndajyamo ngo twe twitemberera. Mu gihe tugitembera ngiye kubona mbona burakeye, mbona ngarutse mu mubiri, nsanga abantu barimo barira bacukuye imva mu nzu yo mu rugo. Papa avuga ati umwana wanjye yapfuye ubwa mbere arazuka, ubwa kabiri ntubaragiye, ari induru mu rugo. Icyo gihe nabwo nazutse mu masaha 8 ashyira saa 9 gutyo bagiye kunshyingura, ariko nazutse mbona ndi no muri serikeyi, abavandimwe wanjye barabizi. Ariko ndibuka ubwa mbere icyo gihe mpfa aribyo bambwiraga, ngo bambwiye ngo papa yaravuze ngo umwana wanjye nazuka ngo mana ngo nzagushima. Hanyuma niba arashimye simbizi. Ubwa kabiri rero hari mukuru wanjye witwa Musani wabo n'ubwo baracyahari, waje kwiherera ngo aravuga ubu nkunda ikintu bita igishiyoti n'ibirayi, n'umunsi Imana yongeye kumpa inzu nzagiteraho. Igishayoti murakizi? Igishayoti ni inshuti yanjye. Igishayoti nzagiteraho kuko no mu Ruhango nari ngifite, kigende kirandaranda ahantu hose nuko nagiteye inka zigikandagira, ariko igishayoti ninzi ko nzacyubakira n'inzu kikabaho. Hanyuma mukuru wanjye rero ngo ariherera ngo aravuga ngo murumuna wanjye ko yapfuye ataka inzara, ho sinzara yamwishe. Agenda arapakara vuba vuba n'icyuma n'agatunguru, afata n'agashayoti kamwe ngo arabitogosa bibisohose. Aragenda ariherera uko bari mu gucukura barira, ngo afata ikiyiko akajya yigura buryo ko menya yari yafatanye, akajya asukamo kamwe akihisha. Asukamo akayiko ka kabiri arihisha, asukamo ka gatatu arihisha. Ngo asutsemo ka kane ngo asanga ndimo ndagira gutyo ntangira kureba, ariko azi ko byarangiye burundu. Ariko arangije ngo ntiyabivuga. None arangije ngo baranterura bankira muri serikeyi, bakinkiramo ngo ahita avuga ngo ariko ngo mureke mbabwiye ikintu nakoreye Toyota. Ati ni igiki? Mu gihe kikivuga mpita ngo ndeba. Avuze induru ati ninjye nakoze ukuntu uko arabivuga byose ko byagenze, ko agiye asukamo akayiko kudushayoti, bahita bahamagarana ati zana ibyasigaye, barampereza bampa amata ku kanya bakampa inka, kuko twagiraga inka ziri hafi y'urugo n'iziri kure, bakamiri hafi, bamereza amata ndazuka. Papa ati umwana wanjye ntago azapfa, azarama, birarangiye ndishima, Imana ishimwe. Hanyuma rero nuko byagenze, abantu bajya bapfa bakazuka, turabwira abatwumva ntibakabishidikanyeho, turavuga ubuhamya bwacu, babikenera duhamagara twamubwira, cyangwa se akaza twamurika n'abavandimwe twapfuye bahari bakabihamya, barabizi bose. Imana ikura kure. Ni ukuri. Abantu benshi bakwibaza ati se gute umuntu yapfaga, ese nta gutekereza ngo umuntu tumujyane kwa muganga, ntago bahamagaraga nk'umuntu wenda w'umuganga ngo yumve ko agatima kagitera, mbese nk'ibintu nk'ibyo umuntu yabyibazaho. Ariko koko iyo bagiye gucukura bakategura imva, nuko ibimenyetso biba byagaragaye ko umuntu ashobora kuba yarangiye. Nibyo abantu baturutse muri Kongo bazumva ubu buhamya, barabizi Masisi n'ahantu kure, n'ahantu twagendaga urugendo rutari rutoya tugiye kwa muganga, n'ahantu bataranaga umurambo mu nzu, cyangwa se wenda ngo umuntu bapfuye nijoro ngo bavuge kumujyana kwa muganga. Ibimenyetso byo gupfa nari mbifite byose, barambwira ati byapfuye yarangiye, bakora ku mutima. Njye nagiye ntekereza ngo nari gihe bajyaga bashyingura n'abantu bakiri bazima, kuko urumva ni umwana yarayiherereye umuvandimwe akafata ku karayi naho gashayota akabikora nkazuka, urumva ko ari Imana yamukoresheje. Turashima Imana rero yari izi ko igihe nk'iki tuzaba turi kumwe, turimo dutanga ubuhamya ku macano hirya no hino, ku mateleviziyo, amaradiyo, tuvuga aho Imana yadukuye. Kandi cyuzaba cyo muragendana, buri Imana yari ibifitemo umugambi cyane. Murakoze. Hanyuma rero mama gikomeje urakomeza nyine, ubwo utubwiye muto bwawe, ubwo urakuze, uje noneho kurambagizwa n'uwo mugabo nk'uko wabitubwiye, noneho igihe cyo gushaka naho wari ugiye kutubwira. Nuko rero ubwo igihe kiragera tuza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda iwacu bakimara gupfa, numva ko kubana na famiye ntazabishobora, mpitamo kwishakira nshaka, ariko nyine ntabanje kubaza Imana, kurumva nta mwanya nari mfite wo kuyibaza, cyangwa se sinari nakayimenye neza, kuko igihe nashakiye cyane mu 2001 abantu bari bataramenya Imana cyane, ngo bavuga ati ndasenga y'ibiri y'itatu ngo mbaze Imana. Hatwe twari tutaranakizwa neza, twe dukijwe vuba, cyangwa se tutanabizi. Ndibuka gusa ngewe icyo gihe nkimara gukizwa tukiri muri Kongo, tutaraza mu Rwanda ho gato, ahantu mubwira ngo Imana ifite ukuntu ko kwigirinda abantu bayo. Icyo gihe nkigaruka, uzi ko nagarutse ndi mu mwuka we, ya ndirimbo numvise ahantu umuntu yanjyanye, nako ni juste ni mu ijuru, ko nahantu heza cyane, nabonye ubwiza ntarabona kuri iyi si. Hari abatampirano bitwa abatampira, barabizi muri Kongo, bazabyumva bariyo bazabyumva bumve ko ari kakana Toyota bagendanaga.
mu bihumbi 1991, 92, 93, 94 twaragendanaga n'abatambira ko twaje mu Rwanda 95. Tugenda tuvuga Imana, twarara ku misozi, amashyamba, ishyamba ntidutinye kurijyamo. Tugiro niho nakuriye hehe kumva Imana iri muri njyewe n'uburyo yanzuye nuko nayibonye. Nza mu Rwanda rero, tugeze mu Rwanda nibwo nahise nyine nshaka, sinibuka ko nari umukozi w'Imana, sinabyitaho ndishingira. Maze kwishingira rero nishingira ku mugabo, nabanje kubabwira bwa mbere ndi umugore wa kabiri, ariko umugore wa mbere batabana baratandukanye. Nkumva ko nta cyaha kirimo, cyo numvaga ko nta cyaha gihari. Nuko mugambwiye nuko azakadivorce, nkumva ko nta cyaha gihari, azakadivorce tugasezerana. Ariko Imana ijya yimana divorce mu by'ukuri. Irayimana ikavuga ngo sinshaka kuba muri urugo. n'Imana yavuze ngo nzakugira uwo kuba cyangwa se kugirirwa neza, nzakugira wo gukiranuka. Reka mbabwira Imana ifite ukuntu igibigenza. Yajyaga ruhengera kakadivorce, bakamuha ukwezi, bakamuha amezi, bakamuha umwaka, turinda dutandukana bitaragira gute, bitararangira na nungu ntagarayihabwa. Hanyuma rero igihe cyarageze tumaze kubana, nibwo nabwiraga nacuruzaga, Imana ikajya intumaho. Ndayo mbabwira ngo umuntu wese Imana ishaka cyangwa se izagira ukomeye aca mu bikomeye. Nkabwira abatwumva ngo ibyo uri gucamo bikomeye ntibigutera ubwoba. Amina, haleluya. Ntibigutera ubwoba kuko nyiri kugushaka niwe utuma bijyamo bikubaho. Kuko Imana igemera ko tujya mu rugamba nk'urwo ngurwo. Wese ugira ngo yemeye ko Yobu ageragezwa uko yamwangaga, nuko yagira ngo azave mu mateka akomeye azajya adufasha. Amen. Haleluya, Kristo Baba. Hanyuma ndangije ndakomeza mbaho, Imana inuma abahanuzi, ndacuruza, amafaranga araza. Ndangije ariko uko mpura n'abahanuzi bampanurira amashadi Imana atubwiye kunuku, nkumva ko bitashoboka. Kubwira umuntu ngo tumugabo n'abana 5 utagira nyoko bashyira abana, utagira nyoko bukwe ntawe ngira, uri bushyira abo bana biragoye. Ubundi hataje Imana ngo ibyikorere, mu by'ukuri ntabwo wabifata umwanzuro wo kuhava, ntabwo byashoboka. Hanyuma rero inshuti z'umusarane mbabwire ngo Imana igiza. Imana yantumyeho ngo izaza, nkabyita urwenya, ariko Imana yaraje iwanjye ndayibona. Ni Imana yaje ku manywa, ntabwo yaje nijoro. Yaraje irampombya nk'uko yabivuze kugira ngo ndemve muri urwo rugo. Naracuruzaga njya Tanzania kurangura, mfite amakantine, mfite ikinaziba barabizi. Bazumva ubuhamya bazambera abagabo kubihamya nabo, cyangwa se bambera abahamya nabo guhamya ati Mashadi y'ibyo avuga n'ukuri. Yego. Nuko ncuruza ibishyimbo, ibigo bimwe na bimwe byo kurya, mbega urumva ko nta kibazo nari mfite muri make. Imana iraza rero mu 2010, aribwo twatangaga ibintu Matewusi, iteza umuntu ko twambura. Amafaranga aragenda yose. Akigenda yose nsigara nta n'ijana mfite. Tugira ngo mbwira abatwumva, niba uyu munsi uri umukire, ujye ukoresha abakene neza, kuko ejo hari igihe bazagukoresha. Ngiye nabonye Imana. Nabonye Imana nkoresha abantu neza, nyuma aho barankoresha. Isi ndizenguruka, none ni njyewe ejo ni wowe. Birashoboka ko niwitwara neza mu byawe urimo kuri mu kugendana n'Imana, ejo bundi Imana iza kugira neza. Ni ukuvuga ngo wararanguzaga ibyo bintu ukabizana muri Matewusi bakakurangurisha. Yego. Nacuruzaga amakanga nyavanye Tanzania, nkacuruza ibitenge mbivanye Kongo, nkacuruza n'ibindi inkweto za Gisoro rimwe na rimwe gutyo nyine uko umwami yanshobozaga. Yego. Hanyuma ndangije hagati aho bifatanyaga n'umurimo w'Imana cyangwa byari ntarakizwa na nkiri umusiramu ndi umugore kabiri, nta kibazo nifitiye, nisengera 5 ku munsi, nsara imbego urabyumva ndi umusiramu by'abapanikote bitarimo. Hanyuma none mbabwire igihe kigeze, Imana ikimara guhombya amafaranga yose, naraje mbibwira umugabo mbimubwiye ati ntibishoboka, ntabwo bakwibye, ahubwo amafaranga yapfuye ubusa, ntabwo yataye, ntumbaze ntubimbwire. Nkaboneraho yongeza aho hantu kubwira abatwumva, yaba umugabo yaba umugore, mwese mbafitiye message. Kuko Imana ijya kumpamagara yarambwiye ngo nguhamagaye nk'umugore uri mu rugo rw'abandi, ugende umbwirira abagore bagenzi bawe, ubwire n'abagabo. Abo bagore ubabwire ngo abagore biciye mu ngo z'abandi. Amen, haleluya. Ngo bari kuriza bagenzi babo, ngo amarira narayabonye, bave mu ngo z'abandi, nzabaha ingo zabo kandi nzabagira neza. Unyumvise uri mu rugo rw'abandi, iyo message kugereho kandi uyumve neza, kandi usaba Imana n'imbaraga zo kugukurayo nk'uko nanjye zankuyeyo. Ntacyo mbaye, nabwiye Yesu nti Yesu rero nzabyemera mbikore ko nari inkubititse. Hari igihe kigera utakwemezwa n'Imana, ukemezwa n'ibitangaza, ukakwemezwa n'ibitangaza, ukemezwa n'imigeri. Hari igihe abadukurikiye Hirwa
TV Rwanda batwumve neza. Hari igihe umuntu ashaka kwibaza ati se kuvuga ngo ndi mu rugo rw'abandi bimeze bite? Ushobora kuba umugabo yaradivoshije nanjye nka divorce cyangwa se yadivoshije ngende umukobwa tugashyingiranwa. Ese uko gushyingiranwa kwa kabiri ni ikibazo? Ese ibyo byangombwa ko yabibonye ubwo Imana ntiyabigizemo uruhare ko yakwemera ko atana n'uriya twaba turi kumwe? Byose birasaba iki kugira ngo n'ubisengera se kugira ngo Imana iguhishurire? Urafasha abakunzi bahirwa TV Rwanda kugira ngo babyumve bibafashe ndetse bagire umumaro kurushaho. Yego. Okay, murakoze. Nibyo ako kantu koko byari bikwiye ko tugasobanuraho. Ngewe Imana yambwiye ko ari abantu bakura abagore mu ngo zabo bakagenda bakazicaramo. Abagore basezeranye. Okay, ngewe urugo nagiyemo narugiye umugabo yaratandukanye n'umugore ariko nta divorce yabayeho mu mategeko. Bisobanuke ko ndi mu rugo rw'abandi undi yagiye ampunze cyangwa se wenda nk'ako kuno umugabo bitandukana n'umugore gatoya bafite ibyo bari gupfa. Yego, bari kugomba kwiyunga bakongera bagasubirana. Ntabwo umwanzuro kuza kunshaka njye ku umugore wa kabiri njye kuhicara. Umwanzuro gufata umwanya bagasenga bakongera bagasabana imbabazi bagasubirana ko nta bantu batagirana ibibazo bijya bibaho bigashira. Ubwo rero Imana njye naje kubona kwimana iyo divorce yagiraga ngo njyewe mve muri urwo rugo. Ubu bivuga ko umugabo agiye kuyaka ashobora kuyibona arangiza agasezerana n'uwashaka biremerwa. Ariko wayihawe yasenze Imana ikamwemera ko ashakana na mugenzi we nta kibazo kirimo. Byo nabwiraga abantu bahari ka bagenzi babo amarira babariza ko nigeze mpura n'uwo mudamu keba wanjye ambwira ijambo ntazibagirwa, arambwira ngo urinda yantwariye umugabo ako ndashima Imana ko magingo ye namusabye imbabazi. Narazimusabye ni ukuri hari mu ruhengeri arabizi, narazimusabye yacuzaga imyenda naje kuza iwabo hari kumugina nawe nabyumva azabyumva ko ari ukuri koko. Namusanze kwa muramukazi wanjye turahurira twembi musaba imbabazi ntagwana mu by'ukuri mbabarire n'Imana imbabarire ariko ndumva umugabo wawe ngiye kumuguhereza. Twabivuganyeho ndumva nta rubanza ngifitanye nawe. Nkabwira rero abakiri mu ngo z'abandi mukizwa gato na kanini kuko Yesu icyo ashaka ni ubugingo bwanyu. Icyo ashaka ntabwo ari imibiri si ukunezerwa. Naranezerewe nambaye neza nariye neza ariko igihe cyarageze nyuma mbaho nabi nubwo aho narinda atariho nkiri kuko Imana igira ukuntu bigenza. Hanyuma rero iyo ngeze aho ngaho mpitira ko mbwira n'abagabo bajya gufata abagore b'abandi bakuye mu ngo z'abandi. Imana arambwiye ngo babwire ngo nimukizwa gato na kanini amarira y'abagore banyu mwataye arimo aragera ku Mana n'amarira y'abagore bataye abagabo arimo aragera ku Mana. Imana ifite umubabaro w'abantu bayo bari kugenda basenya ingo z'abandi muri iyi minsi. Imana arambwiye mwana wanjye ugenda uzabivuge nzabana nawe. Niyo mpamvu rero nanjye mba naje kubivuga n'ahandi hose bantumiye ni ukuri njyewe nkavuga Imana kuko kuvuga Imana ni byiza nta soni bitera ivugaho Imana yagukuye cyane cyane n'ibyo yagukoreye bitera abandi gukizwa. Hanyuma rero ndangije niko kubwira umugabo uhombye nyine bakwambuye ntiyabyumva ntiyabyakira neza. Yego, naho tugeze ntiyabyakira. Ageze aho abandi bo babwira abagabo babo barabakira baranabafasha bivuga kuko njye Imana yari yambwiye ngo kugira ngo uhombe nzaguhombya. Nkubita agatima nti ese abandi bo ko abagabo babumvise wanjye ntanyumve. Ndagira ngo mbwire abagore bagira inshuti bagira inshuti nziza cyangwa se n'inama bajye bagira inama nziza. Naragiye rero nsanga umudamu musiramukazi bari inshuti zanjye twasenganaga nabwo tuyane gusa ariko ndumva afite ibibazo. Arambaza ati ese byagenze bite ndabimusobanurira. Arambwira ati yaba tukagira ikibazo hati uzaze nkujyane mu bapfumu. Habona kubwira abantu bajya mu bapfumu ngo munega amatwi mbabwire ukuntu byo mu bapfumu byagenze. Ndamubwira se mu bapfumu naho nintangire kugira mu bapfumu. Ati se mu bapfumu bizagenda bitatereka dawro genda ukababwira uko byagenze bakaguhereza umuti umugabo akazamukumvikana bikagenda neza. Bapfumu tuba tugiyeyo nta n'amafaranga nari mfite arayanguriza nuko turagiye baratupfumuriye batubwiye ibintu byinshi ibyo bakubwiye kandi ko ugasanga nibyo ariko icyo bananiwe ni ugukora nta gukora bashoboye nk'uko Imana gusa bafite imbaraga ntabwo wabarenganya kuko ni imbaraga ebyiri ziba zihanganye. Burya imbaraga z'Imana imbaraga za shitani ziba zihanganye gusa uko imbaraga z'Imana ziri hejuru ya byose nizo zifunitse byose. Nyambwira abantu ko muri iyi si tuyobowe n'imbaraga eshatu: imbaraga z'amafaranga, imbaraga z'amarozi n'imbaraga z'Imana. Ako nshima Imana haleluya ko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'amafaranga zikaba hejuru n'iza shitani. Imana amaro nishima. Hanyuma rero ngiye mu bapfumu barambwira ngo bampaye imiti ndayizana. Mu by'ukuri Imana yaramfashe kera ndayishimiye
kuko n'umugabo wanjye nabyumva nabwo papa w'abana nawe ajya bwumva akantu ukagura ngo navuze ibiki n'ibiki ariko ntabwo nzareka kubivuga kuko Yesu yankuye kure ubundi umuntu amenya aho yaciye n'ubuzima bwe nuko Imana yamuremye nuko yamurinze inshuti z'umusaraba Imana itaratumye inzoka indya nijoro ngenda amajoro ngiye kuraguza Imana itaratumye ngwa mu kanyaru njya kuraguza za Burundi na hewe Imana itaratumye ngewe ndi umama wahuye ufite ubuhamya wahuye n'ibibazo bikomeye ndangije tugiyeyo barambwira ngo reka bampe imiti ndabwa ni imiti rero nta bushobozi mufite bwo gufata imiti mukabereza mu rugo umugabo ntankubite ntayijyanye kuko yansaka akayibona ngo nayo nkitangira kugenda nihishahishe arangije baravuga ati nta kibazo we ntuyijyane turabyikoreshereza ndayamubwira ngo uwo munsi navuyeyo yarankubise ndara ku muturanyi nawe ajya byumva nta kibazo kirimo kuko n'ubuhamya nawe azakizwe n'undi azashaka ntazamukubite nkabwira abagabo bakubita abagore babo ngo mureke gukubita abagore banyu ko iyo makubise mubatera ibibazo nkabwira abagore n'abasuzugura abagabo babo bigatuma bajya kubakubita mugabanye kuko iyo usuzuguye umugabo nanone usuzuguye Imana ko umugabo burya bari mu cyimbo cy'Imana mu rugo sibyo niko itegeko riba rivuga ry'Imana ubundi umugabo niba ijambo ry'Imana ngo kwifuza ko umugore kuzarangira ku mugabo aba ari Imana mu rugo sibyo kutamusenga utanamwubaha nk'Imana ugomba kubaha Imana ukamukurikizaho hanyuma ndangije rero ampaye akato nduzwara akato biranshanga ntumba umusazi mu bapfumu babagore batwamburiye hamwe barimo abakongomani nibabyumva nabo bazi ikinyarwanda batuyeyo bari bajyaye abana babiri twitwa abanyabade n'abandi twese nabo bampamiriza baravuga ngo mu mashadiya ngo ngwino tujye muri Kongo kuraguza undi umuntu waraguje ahantu za Himbi za Minova za Katindo za henshi ariko ndayambabwira ngo kuraguza kwanjye kose nta nyungu nigeze mbona murimbyi ni waririmbye ngo umupfuma ry'ibyawe akakubeshya dore uriya murozi mukuri wawe dore uriya muzimu nge ndamureba zaniye n'inzoga ndabikurinda ngumva ijambo ry'Imana rikugezeho wageragejwe kenshi urananirwa umwami arakomanga mukingurire korera Imana niyishobora byose haleluya umupfuma ajya ry'ibyaca akatubeshya nshuti z'umusaraba uzumva ubuhamya ndagira ngo ukangurire gushaka Kristo n'ujya ubasha gutanga amahoro ntinarabuze amahoro ndagenda ndananuka imyenda usenga kunkwira ibaze kuri amafaranga yose ugasigara utagira n'igiceri cy'ijana ugasiga yawe Yesu we utagira n'icyo wagura isukari cyangwa se na bombo 10 ntayo nagiraga hanyuma ariko Imana igirinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe Imana arambwiye ngo kugira ngo uhombe nzaguhombya yarabikoze ubwo bapfumu mbuzemwe amahoro ariko nkajya numva umuturanyi twe duturanye ambwira ati ko twasenze Imana ikambwira ngo umuturanyi wanjye igiye guhagakiza aho si wowe nabwanjye agakiza ndagafite ahubwo igarurira agakiza numvaga ari agakiza kanjye izagarura ndamubwira nti rero ngo nsengera Imana izangirire neza muri iyo minsi njye kumva numva ijwi rirampamagaye ngo mutesi we ntikarame mbona indi mu cyumba ngumva ijambo yego ansomera ijambo riri muri Yobu ibice 28 umurongo 28 ariho tugiye gusoma ubwo nari ndushye ndandi urumva ngiye nko gusara tuyumva bwira ngo hari igihe ubona umuntu agenda ukagira ngo ni muzima ariko hari abagenda ari abasazi mu mutwe batarakuramo imyenda gusa ariko mutwe ari abasazi wagira ngo tse gatoya akaba yakuramo imyenda ijambo riza Yobu 28 umurongo 28 havango maze ibwira umuntu iti dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijoka mumvugire ngo amen kubaho Uwiteka numva binjemo ndafase ndubaho Uwiteka biranyobera ikintu ukore hano ijwi rimbwira ngo kubaho Uwiteka no kuva mu byaha ibyaha nari ndimo sinasambanaga sinibaga ahubwo ibyaha nari ndimo numvaga ari abapfumu kandi koko bapfumu narabakundaga numvaga ari yo mahoro yanjye yego uko ni ukuri koko hari abantu bahura n'ibibazo umuntu akubwira ngo twiruke tujya aha twiruke dukora ibi ugasanga wenda niho wirukankaga uvuga ngo wenda hari ngira icyo ngarura ngira icyo nkora muri uru rugo rwanjye ahubwo ugasanga ahubwo nto bigiye inyuma ya hahandi nuko rero uhereye aho ngaho ati naje kumva iryo jambo ryagusanze uri mu cyumba uri wenyine nta muntu muri kumwe yego icyo gihe rero nkiryumva hahise haza n'inyugute hejuru y'igitanda cyanjye inyugute ndabyuka niba ari 3 n'izirindwi uzumva ubu buhamya azambwire nk'umudamu w'Inyanza wansengeza inyugute zikagenda zari umuriro zahoraga umutuku zagumaga aho ngaho nkazireba njye nzireba njyenyine nkaza umuganda ko ziranye nyugute urimo urazireba nkagenda amasazi we baba bazimu bawe werwa mu bagutesheje umutwe abari shitani arantu kagura ndamwihorera ariko inyugute nkazireba
noneho ndangije reka mbabwire nubwo umuntu aba ari mu byaha hari ijwi umuntu agira riza rikashaka kumukura mu byaha ahubwo ikibazo ni ukudaha agaciro iryo jwi ndangije nanjye navuga ni Imana irambwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ninubaha Uwiteka ndabangiza ubwenge nimva mu byaha ndabanjijutse reka mbivemo umwanya umwe nafata wo kubireka burundu numva irindi jwi rije rikambwira ubundi umuntu agira amajwi abiri agira ijwi ry'Imana agira n'irya Satani ayo majwi yose agendana nayo hanyuma ndangije biranyobera muri cyo gufata n'icyo ndeka muri cyo gukora mbura amahoro abo nagirashaga inama bari aba basilamu twari kumwe bakambwira ati twigendere tukagenza kuyakuraguza ubundi harabo ndimo amadeni benshi b'inshuti zanjye yo mu bapfumu ababwene kare n'undi ntacyo byamariye nta mfite kuzabona cyangwa kera ninkira muzanyake nzayabahereza ariko mu by'ukuri naburaga nayo kurya ariko yo kuraguza ntabwo yaburaga amafaranga apfa ubusa ntago ajya abura ngira ngo mbwira bari kunyumva ndabizi muri benshi hari benshi tumaze iminsi tuvugana bakambwira ko babibyumvise ubuhamya bwanjye hari n'uwigeze ampamagara ati ubu tuvugana numvise ubuhamya bwawe umuntu abumbwiye ngeze ku mupfumu ati none nkoreki nutuye he ambwira hatuye ntekate imodoka uze tuganire arambwira ati nta tike mfite reka mbabwire inshuti z'umusaraba ntabona kubwira abakozi Imana bagenzi banjye umuntu akubwira ikibazo akeneye kwakira Kristo akabura ko nta tike afite ujye wemera ufate n'ideni ariko umufashe icyo gihe nanjye nta mafaranga nari mfite nguza umumama tubana n'umwana mwiza Imana ijye imuha umugisha arayanguriza ndangije mpita muhamagara araza anziranira n'abandi bose bari bari kumwe yose ni iminyago ya Kristo umumera icyubahiro haleluya ni umwami arangije rero arabazana mbabwira ubuhamya ndabaganiriza mfata akanya ndabasengera ndamya nashidikanya ko bageze batakongera gusubira inyuma ukundi hanyuma rero turakomeza tururaguza ariko igihe kigeze nkabibuka rya jambo wa finale azanjyana i Burundi arambwira ati Burundi hari umupfumu mwiza uzagufasha niko nta mafaranga ngira ati ndayakuguriza turagenda ari yabuze inkumwe undi yaratarayibura ari wa mumama nyine w'umusiramukazi umwanjyanagayo naho yandangiraga gukura amafaranga muri bene wabo tukayaguza twamara kuyaguza tukazajya tuyishyura nyuma gake gake ndangije tugeze i Burundi umugabo aratubwira ati inka y'umugore ndayigarura ibi n'ibindi ndabikora atwemerera ibintu atabasha gukora ariko mu by'ukuri mu bigaragara hari ubushobozi namubonyeho ariko ubwo bushobozi buhabwa nde niba ijambo ry'Imana rivuga ngo hari abana babiri umwana w'ubugingo n'uwo kurimbuka uko ni ukuri kw'ijambo amina haleluya ijambo ry'Imana ni ijambo ritavangiye ni ijambo ritabeshya ni ijambo risobanutse ni ijambo ry'ukuri hanyuma ndangije njyewe nagezeyo mbona babandi bamwe na bamwe bafite gahunda yo gukora ibibi barimo ndani ntabwo Kristo ari muri bo umuntu Kristo arimo ajya mu bapfumu bikananirana umuntu Kristo arimo ajya kuroga umugabo ntibikunde umuntu Kristo arimo ajya gusambana bikanga umuntu Kristo arimo agera mu bapfumu bakamumenya ariko Yesu ni mwiza naramubonye muri imbyino waririmbye ngo ineza yewe narayibonye ababisha bangose ineza yewe ineza yewe narayibonye ababisha bangose haleluya nabonye ineza y'Imana abapfumu bangose amadena ngose urugo nabuza amahoro haleluya Kristo tayabo nabonye ineza iyo mbyibutse no mu muhanda ntera haleluya none akavanga uri umugore n'umusazi ntacyo ndi umusazi ariko sindi we nkuko mubivuze ahubwo ndi umusizi wa Kristo hari igihe wibuka ahantu Imana yagukuye inshuti z'umusaraba kereka Imana igukoze ku maso kare ubuzima nahuye nabwo njya mbutekereza ubwanjye nkumva birancanze abana ko mana ubundi wanciye iki gituma mva muri biriya byose noneho ndangije tugeze i Burundi bwa mbere barabinyemereye turatashye dutegereje ko yankwa mugoriza bakajya batubwira ngo ejo bundi biranze nanjye ntegereje ibyanjye biranze uwo mugabo aratuma ngo niba arabazimu be yohereza iwanjye ngira ngo nkubwire baza bambwira uko iwanjye basanze hameze sanze inzu ireba uku amanekisi areba uku ikiraro kiraha ndavuga ni kabisa mugezeyo hita mvuga ntinagezeyo ibyo banyemeje byose numvaga biri bukunde nta kibazo gihari ako ndagira mbabwire nubwo babibonye ntacyo bari gukora nta na gitoya kuko ingenda ari ku mugambi w'Imana hanyuma ndangije rero turategereza ubwa mbere iminsi 3 baduhaye irangiye turabahamagara baratugana tugaruke bwa kabiri umugabo aranyiherana arambwira ati rero mubyeyi we icyo nakora ati ndumva kimwe nashakaga ko ngirirwa neza n'Imana ikamfasha numvaga ko ariyo Mana niringiye cyakora ndi kurica no
nshimye Imana yandindiye mu bapfumu ntimpereye umugisha ntitume mbona umugisha mu bapfumu kuko iyo nza kuwubona amagingo aye ubu mba ndi kuvuga shitani neza ariko ndashima Imana ko ndi kuvuga Imana neza utaravuye waragumye reka wava ahantu waboneye umugisha bivuga ngo rero umuntu ukizwa nakizwe neza bisobanuye ngo uri mu byaha abibemo nyine yumva ko azabizira icyo uzaba cyo muragendana nimba uzawe umukirisitu ugakizwa neza genda ukijijwe Imana ibibone n'abantu babibone baguhamirize hanyuma ndangije ngezeyo mugabo arambwira ati rero icyo numva nakumarira ni uko wagenda ukazagaruka ibi noneho nkubwiye gukora ibi n'ibi bitarara tukareba n'ibyanga tubwa gatatu nzakubwira ikintu dukora ntese kimeze gute ati ndumva naguha amafaranga atugakoresha amafaranga se ugira amafaranga nese wagira amafaranga ukaba dusaba amafaranga tuguha haramuha ngo iyi ngaya mutanga yose ngo abakurambere bajya bantegeka kuyabahereza ngo muyakoreshe hanyuma mugende mwunguke none se ukaya umuntu nta nyungu hatereka data urenda ugakora ukagira umugisha twaguye imiti ugakoreraho ukagenda ukayazana ukabona inyungu yawe sawa ngenda nashyushye ko nzagaruka nkabona amafaranga kumwe n'abakobwa bishakira abagabo nkabona no kubwira abakobwa umukobwa wubakiye ku miti izagira garanti nigira garanti umugabo azagukubita kwirukane natakwirukana uzapfira mu byaho buri isi ubure nijoro kuko ari isi ntuzaba uyibayemo ngo iryohere mari nijoro ntuzaribona none nkabwira bava mu Mana bakagira gute bakajya kwa shitani hasonye ijambo ramba ngo nta muntu uzakorwa n'isoni ngo akorwa n'isoni bava mu masezerano nta mpamvu ariko nuguma mu isezerano nta soni zagukora Imana y'amahoro nishimwe amina haleluya ndangije tugiye kugezaho nyine ndi muri abapfumu wagiye kugufasha noneho bwa gatatu mwaragiye murategereza biranga byo bari bababwiye kubona ntibyakunda noneho muraza kugira ngo babafashe babaha amafaranga ubwo raho niho ngiye kugera aho nabonye Imana aho hantu ndavuga ngo Mana bwaba bwije bwaba bukeye bwaba ari izuba riva bwaba ari mukabwibwi nzakuvuga narakubonye ubwo bwa kabiri dutashye hari n'umumama wampamagaye twari duturanye n'abati ngo tujyane umudivantiste tujyane i Nyanza umva akazi kanjye kari mu bapfumu gusa naburaga amahoro nkumva umutima wanjyanye mu bapfumu ariko hagati aho twageze ahantu banavuga ngo reka bakuruze wa mugabo imiti birananirana nabyo baramushika kwa kundi mu byumva ku mateatre niko byagenze akaza mwigira yivuga ngo arimo aravuga akatubaza bakamubaza mbese ngo uzazana amafaranga y'abantu batwaye ngo ntayo nzazana ngo ntayo nzazana ngo ngiye ngo nayo yajyanye nabigambereye bisobanuka ko hari igihe kigera abapfumu akatubeshya ntabwo ari we bakuruye kuko aho ngeze ngo maze kumva mpumutse numva atari we hanyuma ndangije rero aribwo nabwiraga Imana mu mutima ariko se Mana wambabariye ukantabara ukandengera niba ko kuri Imana nzabona niba uri Imana uriho hari igihe ukumva ibintu birakujejeshije ndangije rero uwo munsi wa kabiri mvuye i Burundi aribwo bwacyaga tujya i Nyanza ku mugabo uhatuye nawe munsi hariya y'imva y'umwami aranzi nawe nabyumva azabyumva ko nahageze muha amafaranga nanone y'amaguzanyo mvuye kuguza 50,000 sinzabyibagirwa byo reka mbivuge ko ari ya nyuma ariko ubwo nabwo ari nk'ubwa kabiri ngiyeyo arambwira ati madam atereka nkubwiza ukuri niho nahise mbona imbaraga z'Imana no mu Burundi narazibonye arambwira ati reka nkubwire ibintu byawe nta muntu uzabishobora usibye Imana yo mu ijuru natwe iyo byaducanze tuyihanga amaso genda uyizere tambwa navuze ngo iki ari umupfumu arabimbwira uzakenera kumenya ko ari ukuri kuko azambwire nzamurangira hatuye agenda mubaze ati mama Shadi uramuzi kuko icyo gihe ninamushiye n'abandi bantu bajya kuraguza kuko ishyaka nagiraga ryo kushaka abantu bafite ibibazo ngo bajyana ahantu baruhukira ni naryo mfite ubu ngubu burya ubu ngubu iyo nkubonye urushye uremerewe nakwirukanka no mu nzu y'Imana habanafunze nkanahamagara n'umushumba n'abandi bose nkakuzana mu nzu y'Imana ukaza ukaruhukira ukaharuhukiye naryo vuga butumwa ndimo muri iyi minsi Imana yamaye kugenda mu muhanda nturagara amayibobo nturagara ndayi ibiki byose mfite groupe nyinshi cyane nsengana nazo ubwo nabwo buri gihe kizagera mu dusure hanyuma ndangije amina haleluya nibutse Imana icyo gihe ndamubwira ntiburya namwe ntago mwiyizeye kugeza aho mumbwira yuko muhanga amaso Imana nimba muhanga amaso Imana iyo Mana niyo ngiye kureba niyo ngiye guhangana ndabwa ntese wampaye amafaranga yanjye 50,000 y'inguhaye aranjyana ati nkwereko nyashyize ubu narababaye icyo gihe nyakuramo ariko nta mbaraga nari mfite nasanze urubindi runini rufite iminwa 3 n'umuhehe irimo nawe nabyumva azamenya koko ko ari byo nuko arambwira ati dore nyashyizemo hano kandi amashitani yayatwaye yamize ubwo urabigenza ute ndabwa ntiyakuremo ya mati sinakoramo amashitani atanyirira
numva ngize ubwo nabwo ntukiyatware ubwo nuko nyine byagenze nta kibazo mpita ntaha rero mbwira umudamu se inshuti yanjye kuriya biriya bintu byanze kandi we bikaba bikunze ni ukubera iki ati simbizi buriya ntabwo ujya ubyiyumvamo ati buriya namwe hari igihe mukabya mwati mukavuga mukavangavanga ibintu ati iyo ugiye mu bapfumu ugenda agatima kawe kari ni ukuvuga ngo Imana ushyire hasi wibagirwe nibwo uzabona umugisha ubwo urumva n'iri jambo rivuga ngo ntawe ukeza abami babiri ngo ukeje babiri ushaka kwanga umwe sibyo ibivuga ngo rero biba bisa ukunda shitani n'umutima wawe wose n'ukunda Imana n'umutima wawe wose nibwo uzabona ibyo kwa shitani kumuyikunda rero naragenze ishyamba nkarara amajoro nsenga Imana ntabwo byari gukunda ntabwo ari kuba ufatanya abami babiri ntabwo byari gukunda nubwo nabijyagamo kubera kubura amahoro ntabwo ngiye nari nkunze shitani rwose nzigera nanayikunda nta n'ikizigira hanyuma ndangije turataha kuri finale ubwo ndavuga nti ngiye i Burundi bwa mbere n'ubwa nyuma njye kureba ayo mafaranga bampa numva nyine ko ibindi byose bihagaze ndi bujye i Burundi iryo agatima kari kakiri hagati kakirimo kugira ngo ukizwe neza basinzana ari amafaranga ntabwo wafata ubwo uri kugenda ugatora amafaranga ya shitani ukamureka oya ntibibaho iyo nza kuyakira uriya shitani yagize umwaka yarahombye iyo nza kuyakira nkayabona nkanacuruza bikagenda wumva mvuga shitani ubu mba ngira igihe mfunga nkajyana abantu i Burundi twashaka n'indege tukayitega kumva nzi ko mbajyanye ahantu hakomeye ariko ndayambwira abatwumva naho waba uri gukoresha amafaranga shitani yaguhaye nk'ayo yaragiye kumpa bikananirana naho waba ucuruza ku miti nk'iyo yaragiye kuduha bikananirana nkubwire ngo ibyo bintu bifite garanti ejo bundi bizashya ejo bundi bizakugaruka n'umugabo wawe niba uri umugore bizakugaruka n'umugore wawe niba uri umugabo bizakugaruka n'umuryango dufite benshi baza batugana akatwereka n'ibintu yagiye acururizaho byinshi twarabimenaguye turabitwika birahari paruwasi yacu Ruhango barabizi Kabutare umudugudu wacu barabizi twagiye dutwika byinshi by'abantu n'ubu tugitwika n'ibindi ubwo ngo rero icyo nagusaba ubyumvise itandukanye na shitani hakiri kare kuko nta kiza agira ibihembo bye n'urupfu hanyuma rero ndangije ubwo umugabo tuba tugiyeyo ariko ndi mu kugenda numva indirimbo injemo uwo muhanzi naramwibagiwe ariko nzamushaka mpaka mubonye namwe nimumenyera muzamumbwira ndashaka kuzafata iyo ndirimbo yose numva indirimbo injemo ngo nzamuka imisozi manuka iyindi ngenda ibibaya n'ibikombe nshaka uwampa amahoro ndamubura ngo nari ndushye ndi gusubira icyo gihe nasubiyeyo n'undi mukobwa twari guhurira mututu ngenda ndirimba hari ukuntu nyine indirimbo zanzaga mu ndushye naniwe tinya kugenda n'amaguru karuhinza rikakurya ikakwica utwaye amafaranga ushyira amapfumu bantu turarushye Yesu niwe karuhura ngo nzamuka imisozi manuka iyindi ngenda ibibaya n'ibikombe nshaka uwampa urubyaro ndamubura wakira ishimwe Mana warantabaye wakira ishimwe Mana warantabaye umwe yacaga ngo mpa amafaranga guha amahoro yewe nkozaho rimwe gusa rikaka kiramukundwa ukundwe na bose uzabyara abana bose wifuza ndakanyura ngo mpa amafaranga guha urubyaro akira insinzi itsinda ubugumba aje gusangura Imana nziza ibyanjye ntabwo ari byo bizakunanira haleluya numva iyo ndirimbo injemo ngenda ndepeta utwo ducupa ari tubiri numva amahoro yanjye ari muri iyo ndirimbo icyo gihe ngira umuntu uza kumbwiriza ku kanya twahura n'umukozi w'Imana guhita mpindukira nkaza ariko ndakomeza ko ishuri ryanjye ryari gikomeje ntabwo buhamya ngiye kuba rehabure bwaho ngaho bwari kuboneka Imana y'amahoro nishimwe amen turagenda hamwe n'umukobwa turenda turi burare twazatanga ejo ndangije twambuka Akanyaru tumaze gukambuka ndagira mbabwire ngo Imana yo mwijje agendanya natwe Imana gufashe n'igikurekurira agahora ku ngoma yewe haleluya ndakunda kwibwira ngo urakabyara abakobwa n'abahungu bakijijwe kuko iyo mbonye abakobwa n'abahungu bakijijwe babyinira Imana mba numva nishimye mba ndanezerewe Imana ishimwe hanyuma rero ndangije tugezeyo umugabo aratubwira ati ni gahunda no guhabwa amafaranga kuko ufite ikibazo cy'amafaranga ngiye numvaga nshaka gukomeza kwiyubakira urugo rwanjye numvaga ko amahoro nabuze arayo kuba ntafite amafaranga nimbona miliyoni 5 ndibuzishyira umugabo nkabwa nti burya rero ya mafaranga nayabonye simbwira ko nyakwe no mu bapfumu noneho reka twishyureho icyo gihe twe turimo banki 300 iyo banki nawe na amateka n'ubundi buhamya bwa kabiri bw'ikiciro cya kabiri numva ko turubikore gutyo narangiza numva ko ndi witenyira numva ariyo mahoro nshaka ndagiye rero Imana yo kabyara nsanga yahageze
umugabo atujyana ahantu mbona akatakasi ibipapuro bikapapuro 10 20 yari yambwiye ko miliyoni 5 abigira 5 mifungo 5 ashyize muri envelope turagiye tukihagera ndagira mbabwire ngo nabonye Imana haleluya muri imbyino warimye ngo mureke mvuga Imana abandi ngo yivuge iyo tuba turi benshi bavuga ngo mureke mvuga Imana ako ushatse wananyikiriza mureke mvuga Imana yivuge mureke mvuga Imana yivuge Imana ikora byose haleluya katuyivuge amen. Hanyuma ndangije turagenda na ahantu yatangiraga amafaranga nawe nabyumva abantu b'i Burundi bajya bamamagara yego tukaganira akangura ati aho twari twarahapfiriye natwe Yesu yadukuyeyo baramuzi cyatumuvuga no singo bakumuvuga kuri cano ariko we tuganira turamuvugaho uzabishaka azamubwire mumubwire azagende amubaze ati Mashadi uramuzi wo mu Ruhango Kinazi hanyuma ndangije tugiye agiye kuduha amafaranga tufata bya ipapuro aratangira avuga guzwa ibigamba aravuga akareka mbabwire inshuti z'umusaraba dufite Imana iyi Mana dufite ijya yigaragaza kuri finali umuntu agiye kurimbuka ku kanya nibwo napfa none ngapfejo nta kibazo nzagende nigendere ntaraguye kwa shitani harangije atangira avuze afata urupapuro vierge rw'umweru asutseho glycerine mbona niba yarafashe n'umwamba karasaho none mbona umuratse watse ni mu izina rya Yesu mva birankanze nyivuga mu izina rya Yesu byonyine umuriro wabaye nk'amashanyarazi akoze sirikwi wazamuye ikibatsi ikibatsi cici cyane wa mukobwa arirukanka umugabo ati wakivagundu ati ankubitu agiye kunkubita urushyi n'umuca mu maguru ndirukanka turasohoka turirukanka wa mugabo ati bivagundu birabona umugabo araturira buri kintu akora asohoka nawe yirukanka ahunga ayoberwa icyari cyo burya yaza kuba nawe ari Imana igihe cyageze cyo gukizwa abarakijwe kanya ko yabonye Imana yangije turagenda tugeze mu rugo rwe saa 12 n'igice hafi saa 1 ahita ajya kunywa inzoga sigara numva umutima uri kundya nawe mukobwa turatitira tumaze gutitira turi ikintu cyo gukora ndangije ntangira kubwira abantu nasanze ngo asanga ari abantu buzuye ari gisaro nini cyane yuzuyemo abantu benshi abagore abagabo bakobwa abasore bagiye kuraguza ariko ndagira mbabwire ngo nta cyiza kiri kwa shitani icyiza kiri ku Uwiteka niho nabonye amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero hanyuma rero ndangije ndababwira ukuntu byatugendekeye ariko aho hantu nkaba nari ngiye gufata amafaranga ntazi izina ryayo ayo mafaranga ubundi agize urebe ubwo bwoba wagize menya yuko kw'Imana kwagukoze kw'Imana kwafashe kubona warikanze ubonye umuriro ukabasha guhamagara Imana yego urebye neza ubona atari nk'Imana yakuruyeho nk'umuntu wayo we ntabwo ari nkayo ahubwo niyo kuko itabayo ntabwo uriya muriro uba waratse hatse umuriro udasanzwe umurazo utera wa mupfumu ubwo basohoka yiruka yaza kuba ari umuriro asanzwe azi ntabwo ari kugira ubwoba yari kuhaguma uko nasohotse yiruka nkadukurikira hanyuma tugeze mu rugo wa mugabo agiye kunywa agaruka aryama tugira ngo mbabwire saa 9 z'ijoro nkabonera kubwira abatwumva nugira amahirwe yo kubyuka saa 9 z'ijoro gasenga uzajya ushima Imana amasaha ya saa 9 niho shitani akorera niho abapfumu batangira kurogera niho batangira guhamagara abazimu babo niho batangira ngo kuvura babeshya yego abaraje rero atinje kuvura tukaba twaraye tuvuga Imana aho hantu narayivuze ngezaho amasaha 4 saa 5 turaryama wararyama gase uryama ese ko ari ku misambi nta n'umukeka ukarara wicaye gutyo ukanuye wigunze mu nguni ngira umukobwa nisha umunsi banza turi bupfe kabisa ko cya kigabo kiza kinukagura ngo kirambona ngo ndakibona dusigara aho ngaho saa 9 zigeze atangira guhamagara iyo Mana ye ngwize ivura abantu cyangwa se ivugane nayo hari ikintu nabonye mu bapfumu cyambereye cyambere umutwaro n'umubabaro mwinshi aho mu bapfumu ntasanze Bibiliya yera aho mu bapfumu ntasanze inagatifu aho mu bapfumu ntasanze Korowani iyo babuze ikintu bapfunyikamo imiti bacamo urupapuro rumwe akagupfunyikiramo yagiye kumpfunyikira ndabwa ntoya katolike data yari we ntumpfunyikire muri iyo ati kangire muri Korowani oya Korowani ndi umusiramu utuzuye ariko ndiwe muyera ntoya narayikoresheje ndi umutampera narasenze aburi ikintu cyo gukora ngenda nzana akantu akamverope nari mbonye hirya agapfunyikamo n'ubwo nyinshi nahitaga mu nzira numvaga ngiye nizeye ubushobozi bwabo bukora ntafashe imiti ntawe umuriye n'imiti umugabo arandika aho hantu mbapfumu nasangaga y'abarokore ariko sinari mbazi ko ari nko ajya witeze gutya kagira ngo ni style nyene y'umumama ariko kumba ari wa barokore batega imitwe yabo
nsanga bateze udutambaro nabimenye muri iryo joro ntabwo nari mbizi aya mbabwire ngo inshuti z'umusaraba bari bumve ubu buhamya ushaka urekera ngo ujya gusebya Imana ko shitani ikubonye uvanga umurimo w'Imana n'umurimo wa shitani shitani iragusuzugura cyane Imana ikababara. Ntaguciye mu ijambo wabimenye muri iryo joro ni ukuvuga ngo abo muvuga kuri iryo jambo ry'Imana muganira waje kumva harimo n'abazi Imana banazi n'ijambo kurusha reka da banabivuga se ntabwo babivuga babiyoberanyije kuko nanjye ubwanjye nuko nari umusiramu nyine nkumva ntabwo bamfite abandi bagenda biyorobetse badashaka ko umuntu abamenya uko ugenda wiyorobetse udashaka umuntu akumenya umuntu ntari bukumenye ariko Imana irakuzi yewe na shitani iramuzi kuko shitani uburyo imuzi niyo yamutubwiye nijoro umugabo rero yaraje hari ukuntu habona kubwira abantu bari kutwumva umujye mukunda gutindana n'Imana uwo mupfumu yaririmbiraga abazimu bakabahamagara n'iminota 15 cyangwa 30 ikagera guhamagara nakumanukanye imisozi yose nkuvana hana yaba we akamuririmbira dayimoni kaza yivuga imyato nyine hanyuma rangije atangiye kuzamuka rero ngo ayiririmbire kwa kundi yarimbye nk'iminota 2 cyangwa 3 kiza gifite umujinya n'uburakari kuko twe twamaze gushenjagura abazimu bye kuko wasangaga hari ibintu by'imaske biraho ngaho wajya n'ibidayimoni byaho ngaho bafashe ibishushanyo byabo byambaye ibintu ntazi uko bimeze ngo ni nyirakigazi ni nyiragikipe ibintu byinshi cyane tebwa kuryo banabireba umutima ukakurya hanyuma baza basakuza tiwe databuja uri databuja iki nukuntu wadusigiye karakagore nura bukobwa akiriwe bamuvuga karakagabo tagira ngo mbwira abanyumva ngo Yesu afite imbaraga Yesu afite imbaraga izina Yesu tugira indirimbo nubwo ntibukano yanditse vuga ngo mu bamarayika bose nta muntu ufite izina nk'irya Yesu mu ijuru no mu isi yose nta muntu ufite izina nk'irya Yesu ni izina ryiza ni izina rikomeye ni izina rihembura abafite inyota n'abashonje rikabahembura iryo zina nariboneye muri icyo cyobo byatsa umuriro umudayimoni arahunga turahunga turagenda iryo zina nariboneye aho ngaho hanyuma rero reka uwo mugabo bamufate ndayamubwiye ngo abakora satani barananiwe bararushye n'ujya ufata igihe cyo gusenga umubyeyi we n'abatwumva mwese mujye musengera bagenzi bacu bakiri inyuma Imana ibakura aho yagukuye ibakure nanjye aho yankuye yadukuye kureho abantu batazi Imana ishimwe cyane hanyuma arangije uwo mudayimoni yaje amutuka ntabwo twaryamye mu nzu nta nkoni zibamo habamwe abazimu n'imiti ye nta nkoni zibamo mu by'ukuri ariko twagiye twumva afashe inkoni baravunaguye inkoni sinzi aho bakuye inkoni ubwo ni ubuhamya ntanga abo twari kumwe bani babyumva bazajya bamenya ko ari ukuri fata inkoni baramukubita araboroga ati yororororovuza induru hati ndapfuye ati mumbabarire asaba imbabazi nta mugisha bafite nta byiza bafite nimba mukubita bamuziza ko twavuze Imana yadusize aho hantu aravuga ngo mbese ko warubonye inko yambwiye ati ko warubonye imbaraga ziri muri wa mugore wamusigiye iki hano njye nahise mbona ko ari byo yavugaga ati se ubundi wabasigiye iki hano ahita baturondora sasa baravuga ngo sinkabura bwigize uburokore bwiteze ubutambaro buza amajoro barabambwiriye numva ndishimye ariko ngeze numva mbabaye mu kandi kanya kugira ngo dayimoni ageze ajya kukurondora tuyagushakira ubuzima kuri shitani Imana ifite ubuzima kira kintu cyarambabaje nuko ati nkamwe mwitwe tega ubutambaro ngo ubukobwa ngo uki ngo mwateza amatwi ngo murabyumva ngo ndize ngo ubuki muza kwicara hano mudutezeho abo bagabo mudutezeho amafaranga mwangiza ngo mwateza amatwi bisobanuka ko yagiraga ngo mbivuge ntihagire unyumva kandi iyo gihe baranyumvise mu by'ukuri n'uwarishize mu mutwe akarishyira mu mutima akagenda Imana nimufatika mukomeza ntago azabisubiramo ndangije ubwo baramuhondagura igihe kigeze nta n'umwe yigeze avura ako kanya arangije ahita avuga ngo amaze kumukubita za nkoni zisigaye yavugije induru yatatse yarize batunyanyagizamo bwa bukoni nijoro nkabonera kubwira abantu bajya mu nsengero bafunguye telefone kiriya kintu ni kibi cyane cyaranshumuje nabwiye Imana ese Mana ko twagiye mu bapfumu iyo atangiye kuvura avuga ngo telefone zanyu ngo nta nimwe iri maso mwese mwazifunze nimuzifunge kuko iyo dayimoni yaje nyine ngo abakurambere bakaza basanga telefone iri online bahita bayitwika ariko ukabona umuntu ari mu rusengero arimo aracatinga ibeshye ko na shitani we ntago bacatinga telefone urayifunga ariko ikigutera gufata telefone ukaba uyiriho mu rusengero nuko Imana igifite imbabazi atari nka shitani dakubitiraho itubabarire ejo undi kihangana ariko hari umunsi Imana itazihangana uri muri urusengero umurohereza abantu message umuraganira n'umuntu muravugana ati yewe ndi mu rusengero wafunze telefone ugaha Imana icyubere ko ari cyayo hanyuma rero aratubwira telefone twazifunze amaze kutunahagamwe utwo tukone twasigaye babigeze mu masaha 10 arahagurutse ati niko Jani
Jane ni Karame ati wowe arantukagura atumva nkubwire akagura ku kanya aramura ngo umunsi ntakugira gute na gute ibitutsi ntabasha gusubiramo ati uyu munsi umpanye n'ubuzima n'ibiki byose avuga ibintu byinshi by'indahiro arangije rero niko kuvuga ngo reka numve tangije aradutukagura ahita ahamagara umusare ndagira ngo mbabwire hano tugiye gusozereza igice cya mbere nyasozereza aho hantu habonye Imana idasanzwe abantu bari kumva ubuhamya bambabarire nubwo ari iminota myinshi mwihangane mu byumve Uwiteka azabagirira neza ubu buhamya bujya bumfasha naryo mbwibutsa Imana yankuye hahita mfata akanya ko gusengera bakiriyo hanyuma ndangije aratangira ahamagara abantu b'abasare ko bigaragara ko yarafitemo abakozi be hanyuma arabahamagara ngo umudamu ugiye kuza nsura aka kantu nakaha kari hano aka kantu ufite k'umukara aka ngaka Imana kankizeho izi mpamvu nugira akantu k'akadefo runaka ku mubiri cyangwa se k'akanenge kameze ukuntu uzajya uvuga ngo Mana ndagushimye ko wagashyizeho izi mpamvu aka kantu karankijije ku mukamira najyanye ibitenge umugore agiye kwinjiza 2700 ambwira namutwara inyanya n'ubunyobwa n'umuceri ndabwa nsimpahira mukamira mpahira igoma mpaha isashe y'inyanya ndamusobanura biranga ngiye kwishyura 2700 mfiteho n'ikimwaro numva mfite isoni mama arande ati kuramo igitambaro nkiri umusiramu nkikuramo andebye ati yo ntago yagiraga irende yambwiye irende ngo naka kantu ngo ntabwo ari we ngo mbabarire ndavuga nti Imana ushimwe yuko umbohoye n'abagabo bangiraga ibitenge barambwira ati uyu mama rwose bagura inyanya amasashe ntago bagura gutyo aka kantu kongeye kumfasha kambera ikibazo kuko bari bunyice bakarebeyeho Imana iragahisha ntukagira ubwoba ariko kantu Imana yaba yarashyize ku muntu runaka hari igihe kigera Imana ikagahisha urupfu rukavaho cyangwa ikagahishura umugisha ukaboneka Imana ishimwe haleluya ndangije rero aravuga ati ni umugore uri muto ubundi akongera ngo munini ko nari nyobe nari ncanze abantu rimwe Imana arambyibushye ubundi kananura ubundi nkagenda nk'umagara bakanavuga ngo uri umugore yarwaye sida imyenda yose yaranze kunywera noneho bigeze aho ati ufite akantu ku jisho n'undi mukobwa basa hanyuma ndangije tuba turagiye tugiye kugenda abwira ntumva nkubwire igihe wahereye tubwira ngo baranyica barantamuka mu bwato mu Kanyaru yarabwiye ngo baducisha ahantu habaga impamba ngo isatura ubwato impamba ngo ni igifi kinini ngo bikagusha abantu bikabarya ati ndama mbahemba nta kibazo ndamubwira nti mu izina rya Yesu navuze nimugoroba haleluya igihe uvuga Yesu neza uzajya umubona ati mu izina rya Yesu navuze nimugoroba mu rukaka ugahunga nta uri budute mu Kanyaru nta nuri budufate nta nicyo turi bube ndagendana n'Imana n'uyu mukobwa kandi turagira amahoro twaramanutse rero tukagura ni ahantu haba ibikoko nijoro utasohoka nijoro ariko igihe twabonye saa 10 zigeze turasohoka tuti Mwami Yesu ugendana natwe ibyo bikoko tugira amahirwe dusanga shitani yayo yabiziritse haba ingwe haba ibindi byose biteye ubwoba rero mbwira ngo mu bapfumu haba ibisimba byinshi haba abazimu benshi haba n'ibibi byinshi noneho yeza turamanuka ngiye kumva numva indirimbo injemo ya 91 mu gushimisha tuzayirimbana ubutaha ivuga ngo igitare cy'Imana reka ngo hungireho namanutse nyiririmba guhera ku gice cya mbere ntayizi najye kubona mbona aho natangiye kwerekwa mbona taburirage inzi imbere inji imbere amina haleluya inji imbere ngiye kubona mbona Imana yo kabyara inyigisho ya ndirimbo ndagira tuyize Kanyaru twenda twiririmba igice cya mbere cya kabiri cya gatatu babasare batwambukije mu masaha 10 bataza abantu bambukije abaribo amina haleluya batugejeje hakurya ndi mu gukuramo akaguru kamwe nkatera hanze nibwo bahise babona kakana ndayambwira ngo hano Imana nayibonye abasare barakizwa mvuga Imana aho ngaho ndababwira ni mutuze umutima ntago mwari kutwica kuko ntimwari kudushobora uburinzi bw'Imana buri kuri twebwe buruta imbaraga za shobuja ntangira mbabwira shebuja uko byagenze ndabwiriza hava umugabo umwe n'ubu arakijijwe ari muri ADPR Mututu arakizwa abona imbaraga z'Imana iyi Mana rero nabonye niyo nayo ndimo mvuga kino gice cya mbere tuzagushaka rwose muzanshake mbahe n'ibindi urakoze cyane ndabwira abakunzi badukurikira kuri Channel ya Hirwa TV Rwanda ko tuzongera tukagushaka Umutesi Salima twongeraho na Jane mama Shadi bazakomeze tuzongera tukenere duhe igice cya kabiri nibaza ko bazifuza kumenya kurushaho kuko bigenda bidukomeza twese yari wowe nanjye Kamikazi Peace kuri Hirwa TV Rwanda tuzongera tugutumire urakoze cyane murakoze Imana iho mugisha gasoza mbwira batwumva ngo Imana ibaho umugisha bwo dutega amatwi kandi uhamya tubahaye bububake kandi n'ukuri ntago tubeshye byo tuvuga n'ukuri Imana y'amahoro ibagire neza kadusoze dusenga
turagushimiye Imana y'amahoro ko watangiranye natwe ukabusozanije natwe nuhimbazwe twavugaga ubuhamya la sitandore bonegrere wadukoreye tayi glory aho wadukuye nawo utugejeje uburyo wabanye natwe uhimbazwe hari benshi bananiwe nkuko twari tunaniwe turabasengeye aka kanya imbaraga ze zigende zibagereho gukora kwe kubagereho uburinzi bwa n'ubutware bwa n'ubushobozi n'umurava no gukiranuka bibane nabo amina haleluya harabaruhiye iyo ngiyo twari turi harabaruhiye mu busambanyi harabuhiye mwami mu ngo z'abandi nkuko natwe twari tuzirimo udukurayo bakureyo kandi bagire neza sengeye ingo rero muri iyi minsi zifite ibibazo ujye ubahakumvikana kugira ngo batabasha kubona umwe atamwumvise agacinzira nk'izo naciyemo akaruhira agahangayika mbasabiye urukundo mbasabiye kumvikana kuko uruwiteka ganza kandi utegeke muri byose rimwe izina ry'Yesu urakoze amina Imana ibaha umugisha murakoze nawe